imyaka irenga 1400 na ibinyejana 14 intumwa y'Imana idushishikariza gukora iki? Kumwenyura. Abaganga ejo bundi nibwo bavumbuye ibyiza byo kumwenyura, ari nabyo nagerageje gushakisha nkuramo 6 by'ingenzi wenda turi buze kureba tukanakomeza isomo ryacu. Hari umuganga w'umudokiteri w'umuhanga mu bijyanye n'imiti kamere. Imiti kamere no kuvuga imiti duturukaho, ibyo ushobora gukora bikaba byakuvura, ari izo exercice cyangwa se izo siporo n'ibindi bigiye bitandukanye. Witwa Dr. Lambert yagaragaje impamvu zigera muri 6 umuntu akagombye kumwenyurira mugenzi we. Mwari muzi ko kumwenyura bivura umutima? Mwari muzi ko kumwenyura birinda cyangwa se bishyira umuntu amahirwe menshi yo kutarwara umutima? None rero tukaba dukomeje ibyicaro byacu 40, tukaba tugeze ku cyicaro cya 20. Walillahi alhamd. Dusaba Allah ko yadushoboza tukazanakomeza ibyicaro kugeza ku musozo bi'idhnillahi ta'ala. Ubwo ibyo rero bavandimwe Islam, icyicaro cya 20 turarebera hamwe icyo bita al-ibtisama, kumwenyura. Iki kintu abantu babona ko ari ikintu cyoroshye, ariko nyuma y'ibiki kiganiro cyangwa se nyuma y'izi nyigisho turaza kubona ko ari ikintu gikomeye bavandimwe Islam. Icyo bita al-ibtisama cyangwa se kumwenyura, umwanditsi rahimahullah aratubwira ati al-ibtisama sirrun min asraril qabul ladayi an-nas. Kumwenyura ni ibanga rimwe mu mabanga akomeye atuma abantu babaho neza. Fahiya tamsahu al-alam man tuqabiluhu wa tudawi jarah man tujalisu. Kubera ko uku kumwenyura bivanaho cyangwa se bisiba ububabare n'agahinda k'uwo muhuye, ndetse bikanavura n'ibikomere n'umubabaro wabo mwicaranye. Wahiya taf'al fi'l as-sihr bil'uqul. Noneho uku kumwenyura wagira ngo harimo ibintu by'ubufindo cyangwa se harimo nk'ikintu gikuru utamenya aho kiva, gituma abantu bamera neza, kigatuma ubwenge buhinduka, abari bababaye bakishima. ألا تشعر بانجذابك نحو شخص يبتسم في وجهك كلما رآك؟ ese wowe ubwawe ntabwo ujya ubona ko umuntu ukumwenyurira buri gihe iyo akugeze imbere wumva wishimye, ukumva ibyiyumviro bitandukanye n'iby'abandi? al-ibtisama allati ta'khudh hizan saghiran fi wajhik, uku kumwenyura gufata ikintu gito cyane n'imbaraga nkeya mu buranga bwawe kugira ngo umwenyure. Fa innaha ta'khudh hizan kabiran fi nufusul akharin. Iki kintu ubona cyoroshye, kumwenyura byoroshye, iki nicyo gifata cyangwa se gishobora gukora ibidashobora kumvikana cyangwa se ibyo umuntu adashobora gutekereza mu bantu muri rusange. Kuno ubona umwenyurira abantu bifite agaciro, bifite n'akamaro gakomeye kurenza uko bitekereza. فالشخص الذي يتمتع بروح الابتسامة لطيفة من أكثر الناس جاذبة وقبولا. nanone umuntu urangwa n'uku kumwenyura, umuntu ubona uhora amwenyurira bagenzi be, niwe muntu uhora yishimiwe no muri society. Abantu baramwishimira, ukabona uyu muntu numva mwiyumvamo, mbona ari umuntu mwiza kandi tuvuye igihe gito. Kubera iki? Kubera kumwenyura kwe. Uku kumwenyura turi kuganira, hal alimta anna al-ibtisama amalun salih? Ese mwari muzi ko uku kumwenyura biri mu bikorwa bya ibada cyangwa se biri mu bikorwa byiza bitunganye? La yukallifuka shay'an, kandi nta nicyo biri bugutware cyangwa se nta nicyo biri bugusabe mu biguzi ngo ugure
n'ubuntu kumwenyura bavandimwe b'Isilamu nabwo bifata imbaraga. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana yavuze ku kumwenyura igira iti watabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, no kumwenyura mu buranga bwa mugenzi wawe ni nkaho ubutanzi kuki ituro, ubutanzi ituro. Hari abantu bamwenyura bakabona ari ibisanzwe kandi baba bari gutanga amaturo kuri bagenzi babo. Umwanditsi rahimahullah aratubwira ati atadri limadha, muzi ubundi impamvu y'uko kumwenyura? liannaka bitabassumika tadkhulu sururu ala akhika almuslim, kubera ko uba winjije ibyishimo n'umunezero ku muvandimwe wawe w'umuyisilamu. walau sa'ibta alayka alibtisama, kabone n'ubwo byaba bikugora kumwenyura, ni igikorwa cyiza gikomeye kandi gishobora kwinjiza ibyishimo kuri mugenzi wawe. fahiya min asbabi saada, kandi biba no muri bimwe mu mpamvu zo kwishima hano ku isi. wala tatrukuha fahiya khayrun laka qabla an takuna khayran lighayrik, ujye ubikora ntukabireke nyamuneka, kubera ko kumwenyura ni byiza kuri wowe mbere yuko bigera no ku bandi bavandimwe b'Isilamu. umwanditsi agakomeza atubwira ati innaka biibtisamika tadkhulu surur fi qulub man hawlak, ni ukuvuga uku kumwenyura byinjiza ibyishimo n'umunezero ku bagukikije. wa hadha amalun yujaru alayhi almuslim idha ihtasaba, ni ukuvuga ngo iki gikorwa niyo nyiracyo gikoze ashyizeho umugambi mwiza aragihemberwa abavandimwe b'Isilamu. fabtasim liljami', ujye ugerageza umwenyurire abantu bose muri rusange nta n'umwe ukuyemo. li ummik, uhere kuri mama wawe. hari abantu bamaze igihe bafite ababyeyi, bafite amahirwe yuko bafite ababyeyi ariko bakaba batanabamwenyurira. bavandimwe b'Isilamu, hera kuri mama wawe, ugende umusuhuze salamu alaykum mama, shikamo, amakuru, umumwenyurira. wali abika, na papa wawe kandi akeneye kukumwenyura. kubona umubyeyi akubona umwenyura nabyo bimuruhura umutima, aravuga ati umwana wanjye nubwo hari ibibazo byinshi ariko masha Allah ndabona yishimye. wa akhika, n'umuvandimwe wawe, gera ku muvandimwe wawe umumwenyurire abavandimwe b'Isilamu. wa sadiquka, n'inshuti yawe uyimwenyurire. ntabwo biri bugutware imbaraga nyinshi bavandimwe b'Isilamu, wallahi ntabwo biri bugutware imbaraga nyinshi. mwenyurira mama wawe, mwenyurira umuvandimwe, mwenyurira papa wawe, mwenyurira umuryango, mwenyurira abo uhuye nabo by'umwihariko b'Abayisilamu, bamwenyurire kubera ko bibavanaho ibikomere byinshi. bavandimwe b'Isilamu, abantu muri iki gihe baca mu bintu bikomeye, bagaca mu bibazo bikomeye, ariko kumwenyura kwawe kumugeraho ukavuga salamu alaykum, ukamumwenyurira, bite byawe, umeze neza, ahita yumva anameze neza, n'ibibazo yari afite n'ibitekerezo agatuza. hari umuntu uba ufite ibibazo n'abana be n'urubyaro n'umugore we, ariko mwahurira hano ku musigiti wamumwenyurira, ibibazo byose bigashira, agataha yishimye. bavandimwe b'Isilamu, ibi bintu turabikeneye nubwo tuba tubona ari ibintu byoroshye. bavandimwe b'Isilamu, wa kullu man tuqabil, n'uwo ari wese ushobora guhura mu muhanda mumwenyurire. kama jaa fi alhadithi, nkuko byaje muri hadithi n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, mu gitabo cya Muslim. iyi ni sahiha, ni hadithi iri sahiha iboneka mu gitabo cya Muslim. n'umwe y'Imana aravuga ati walau an talqa akhaka biwajhi talqin, ngo nta cyiza kabone n'ubwo wahura na mugenzi wawe ukamwereka uburanga bwiza, nta kibiruta bavandimwe b'Isilamu. ibi bintu kugira ngo mwumve uburyo n'ubuhambare na hikma yihishe nyuma yo kumwenyura, twabwiwe mu gihe gishize, hafi hashize imyaka irenga 1400 ibinyejana 14. intumwa y'Imana idushishikariza gukora iki? kumwenyura. abaganga ejo bundi nibwo bavumbuye ibyiza byo kumwenyura, ari nabyo nagerageje gushakisha, nkuramo 6 by'ingenzi wenda turi buze kureba tukanakomeza isomo ryacu.
hari umuganga w'umudokiteri w'umuhanga mu bijyanye n'imiti kamere. Imiti kamere ni ukuvuga imiti iduturukaho, ibyo ushobora gukora bikaba byakuvura, ari izo exercice cyangwa se izo siporo n'ibindi bigiye bitandukanye. Witwa Dr. Lambert yagaragaje impamvu zigera muri 6 umuntu akagombye kumwenyurira mugenzi we. No muzo yagaragaje yavuze ko bituma wibukwa. Avuga ko bakoze ubushakashatsi bagaragaza yuko abantu baribagirwa. Umuntu ashobora kukwibagirwa hafi abantu 25 by'abantu muhura nabo kwijana barakwibuka bitewe n'amagambo wagiye ubabwira, amagambo wagiye usiga, amagambo wahuye nabo ukababwira ukigendera. Ariko abantu 50% bakwibukira ku kumwenyura kwawe. Ari nayo mpamvu niyo abantu bari kuranga umuntu usanzwe umwenyura avuga ati wa muislamu abantu uhora yishimye udafite ibibazo sindamubona n'ikibazo na kimwe. Ni ukuvuga abantu bakwibukira mu kumwenyura bitewe n'ibyiza ubu bashyizemo bavanye mu Islam. Ibi bintu twabibwiye n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ibi bitubwira ko mu gukurikiza sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam harimo hikma nyinshi kabone nubwo twaba tutazizi, nyinshi cyane dushobora gukura mu gukurikiza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Icyo si icyambere, kwibukwa neza bavanye mu Islam nta n'igice rutanze. Icya kabiri aravuga ngo kumwenyura bivubura imisemburo nka dopamine, serotonine na endorphine. Iyi misemburo wenda ndi kubivuga mu bijyanye n'indimi z'amahanga, ariko reka twivugire iyi misemburo iyo ivutse icyo itanga. Iyi misemburo ituma twiyumva neza abavandimwe mu Islam. Uzi uko ushobora kumwenyurira umuntu mudu yigahinduka. Bimwe bavuga ngo umpinduriye umunsi, mudu yigahinduka. Kandi guseka, kumwenyura birandura. Uca ku muntu yarakaye ukamwenyura ukabona nawe aramwenyura, salamu alaykum, ibibazo byose bigashira abavandimwe mu Islam. Ibi bibazo byinshi byatewe no guca ku muvandimwe ntunamuvugishe, yarakaye nawe ugacaho ntumuvugishe, urwango rugahera. Na bamwe mu bushuti bwatangiye kubera kumwenyura. Ukabona umunyana umwenyuye nawe aramwenyuye, ebana mumeze mute, harya turaziranye. Abantu bakamenyana gutyo kubera kumwenyura. Bavandimwe mu Islam, hari igitabo cy'umwe mu bahanga yaranditse avuga ati ba'athtu sa'ada fawajadtu fi, nashakishije ibyishimo mbisanga hano hakurikira. Yanditse ibintu bigera nko ku 150 niba atari 180 bivuga mu gushaka ibyishimo aho twakagombye kubishakira. Yashyizemo no kumwenyura. Icyo gitabo insha Allah nadushoboza nacyo tuzakirebaho kubera ko dukeneye ibyishimo. Sibyo bavandimwe mu Islam? Dukeneye ibyishimo, turababaye, turi ku isi nako turi muri ibi bihe usanga abantu bose bimyuza. Bimeze bite? Ibintu bimeze nabi. Ibibazo ni byinshi bavandimwe mu Islam. Haba aho uturuka, haba aho utuye, haba ibyo ukora, haba akazi ukoramo. Ariko bavandimwe mu Islam, dukeneye kumwenyurirana ibibazo byose bigashira. Ibi ni bimwe mu miti intumwa y'Imana yadusigiye turimo turareba hano. Ibi si ibyishimo bavandimwe mu Islam bidasaba n'igice. Ikindi yatangaje, yagaragaje ko bigabanya stress, ari nazo zitwuzuyeho muri ino minsi, bikagabanya kuvuduka kw'amaraso, bikanaruhura umutima. Uzi icyo bisobanuye hano? Yakomeje avuga, uwo mudokiteri avuga ati ubwo bigabanya amahirwe menshi y'indwara zibasira umutima w'abavandimwe Islam. Mwari muzi ko kumwenyura bivura umutima? Mwari muzi ko kumwenyura birinda cyangwa se bishyira umuntu amahirwe menshi yo kutarwara umutima? Ni nayo mpamvu ujya wumva umunyarwanda avuga ati ngo agahinda ni kabi ntabwo kica kagira mubi. Ni ukuvuga umuntu uhoranwa n'agahinda aragera hakarwara indwara zigiye zitandukanye. Ariko mu kumwenyura hari bimwe bigenda bitungana abavandimwe Islam. Iyi ni sunna abantu babona ko yoroshye kandi ifite byiza byinshi. Urabona abadokiteri bayikozeho ubushakashatsi kugezaho niyo bagiye kubaga umuntu bamutegeka kumwenyura. Nanone mu bintu yagaragaje,
si n'ibyo gusa, bigabanya ububabare mu mubiri. Ibyo bintu mwari mubizi, bigabanya ububabare mu mubiri. Kabone n'ubwo wamwenyura utabishaka cyangwa urimo urabyinginga. Hari ukuntu, muzabirebe neza, hari ukuntu uba ufitanye ibibazo n'umugore wawe, mwashwanya, abana babibona mukajijisha mukamwenyura, ariko bikahita binarangira. Siko bimeze. Hari ukuntu mushobora kuba mufitanye ibibazo n'umuvandimwe, ariko haza mugenzi wawe ukiseswa gusa, ariko bikahita binarangirira ntumenye n'uburyo byarangiye. Ndakeka turi kubona ibyiza byo kumwenyura. Intumwa y'Imana yadusigiye hashize imyaka, ubu nibwo bari kubivumbura. Noneho mu bigaragaza ko ibintu bivanaho ububabare, bakoze ubushakashatsi ku bantu bari barashwe. Abantu barashwe, murabizi, abaganga bahura n'ibintu byinshi. Bahuye n'abantu 40% bagaragaza ko ububabare buri hasi, bagaragazaga ko ububabare bwagiye hasi kubera kumwenyura. Abantu bose bamwenyuye barashwe, bahuye n'ibibazo byo kuraswa, ububabare bwabaga buri hasi. Murabizi ko iterambere ryaraje, risigaye ryaratumbagiye, aho basigaye babara nk'iki, babara igipimo cy'ububabare. Mwari mubizi ibyo ngibyo? Kugeza aho bamwe mu badokiteri bagaragaje igipimo cy'ububabare iyo umubyeyi ari kubyara ahura nacyo bavanywe mu Islam. Ari nayo mpamvu twakagombye kubaha ababyeyi bacu bahura n'ibintu bikomeye. Bagaragaje ko igipimo cy'ububabare bacyita DEL, bayita DEL, unity of pain. No kuvuga ngo ni igipimo gipima ububabare. Hanyuma noneho bakagereranya n'ibintu dushobora kwiyumvisha twebwe. Iyo umuntu ageze kuri DEL kuri 47, ni igipimo babarira ko ari igipimo cya nyuma cy'umuntu ubabaye. Ni kuvuga kigeraho umuntu ubabaye ntago ashobora kukirenza, bavanye mu Islam. Iyo kirenze aho umuntu ahita agihumura, cyangwa se cyarenga umuntu ntamenye ibyo arimo. Niyo mpamvu ubona umuntu ahura n'ububabare bukomeye ukabona ntago arabwumva, kiba cyarenze icyo gipimo. Noneho byatangira guhora, nibo bavuga ngo birashyushye, umuntu ariye bamugonga akaguru kakavaho, ariko muri ako kanya akaba ataramenya ibiri kuba. Hanyuma noneho byagabanyuka byagera kuri cya gipimo, noneho akababara cyane. Ni kuri 44. Ariko abantu abashakashatsi bagaragaje ko usibye ku bantu babiri, ku muntu umwe, umuntu watwitse cyangwa se umuntu wahuye n'umuriro, urabizi iyo umuntu yahiye, iyo umuntu yahiye we arenzera n'icyo gipimo kandi akabyumva. Tuhita tugaruka kuri ya hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ivuga ngo umuntu uzinjira mu ijuru atabaruriro harimo na wa wundi wakoze iki, wapfuye ahiye cyangwa se wapfiriye hehe. Hadithi intumwa y'Imana yadusigiye, murabona ko tutakeneye kuzisigasira abavana mu Islam. Hanyuma noneho ku mubyeyi ubyara, igipimo kiragenda kikagera kuri 54, cyarenze 44, kigeze kuri 54, kandi abakibyumva bavana mu Islam. Icyo gipimo bakigereranyije no kuvuna amagufwa y'umuntu arenga 20 cyane. Tekereza kuvunika amagufa arenga 20 cyarimwe barimo barakocagura. Ngira ngo abantu baravunitse, murabizi. Ubwo bubabare bwose ubwumva. Ibi ni ubuhanga bagenda bashakisha, ariko intumwa y'Imana tubwiye kera cyane. Niyo mpamvu tugomba kugaruka ku dini. Ibyo ari byo byose dukora tugaruke ku dini, harimo khairi nyinshi cyane. Twikomereze n'ibintu abashakashatsi bagiye bagaragara muri ibi ngibi. Si n'ibyo gusa, byongera gukomera k'ubudahangarwa bw'umubiri. Kumwenyura gusa. Ni nayo mpamvu umwanditsi yatubwiye ati ibi ni byiza mbere yawe, mbere yuko biba byiza kuri mugenzi wawe. Kumwenyura byongera imbaraga z'ubudahangarwa bw'umubiri, aribwo mu Cyongereza bita immune system. Buraboostinga. Abantu bamwenyura cyane ntabwo bakunze kurwara indwara za hato na hato. Ibi ni byiza dusanga mu kumwenyura. Bavandimwe Islam, nyuma yo kumva ibyo bintu rwose twikubita agashyi, tureke ibintu byo gukora iki, byo guhora turakaye. Kumwenyura ni umuti ukomeye cyane. Nyuma yo kumva ibintu bitandatu, na mbere yuko twumvisha izi hadithi ebyiri, gutanga isodaka, kumwenyura mugenzi wawe no gutanga isodaka, hura mugenzi wawe kabone nubwo nta kintu wamusigiye, ukamusigira uranga bwiza umwenyurire.
umwanditsi rero agakomeza agira ati hawil an taj'al al-ibtisama sajiyan lak, gerageza muri gahunda zawe mu muco wawe urangwe no kumwenyura, fi mawaqifak wa muqabalatik, aho waba uri hose urangwe no kumwenyura, aho uhurira n'abantu urangwe no kumwenyura. Fahiya ajrun azim, bifite ibihembo byinshi cyane. Twabonye ku mubiri icyo bitwungura, noneho n'ibihembo byinshi. Wa khuluqun hasan, ndetse ni n'umuco mwiza, bila kulfa, ni umuco mwiza udafite icyo ugurwa, wewe ubyisetingamo ukamwenyura. Fakaifa yataakharu anha ba'duna, ese nyuma yo kumva ibintu ni gute kubera iki kumwenyura tubikererwamo nidutangira kubikora havani wa Islam? Ikintu ni ikintu gikomeye. وقد تكون الابتسامة بلسما لكثير مما في قلوب الآخرين. Kumwenyura bishobora no gusiga ibyishimo n'umunezero no kuhanagurwaho akababaro n'intimba kubera kumwenyura kwawe. Khilalu al-yawmi wal-layla, kumanywa nijoro, umuntu uhura nawe afite ibibazo, hari umuntu uhura nawe yabuze umubyeyi, hari umuntu uhura nawe yabuze umutungo, ariko kumumwenyurira ibintu byose bigashira avana mu Islam. Al-ibtisama tufsihu amma fi qalbik min al-ibtihaj, no kuvuga ngo uku kumwenyura gutuma ibyo wari ufite mu mutima wawe n'ibyo wari ubitsemo harimo urwango wenda n'ubugoma abantu bagukorera bisohoka bikavamo bikareka kumunga umutima wawe. Wasalama, ukagira amahoro. Wal irtiyah, ukagira gutekana. Min duni an yatalaffaz biha al-lisan, mbere yuko ubyatura ukabivuga. Hari umuntu mushobora guhura afite n'umujinya kubera ibintu wamukoreye wenda utanabyibuka, ariko kumumwenyurira umutorera isalamu akahita abona ibintu yaraje kubwira bibi akahita byihora avuga ati wa muntu nta nibibirye. Siko bibavana mu Islam. hanyuma tahtaju ila tadrib an-nafs alayha, icyo dukeneye hangaha no gutoza imitima yacu gukora iki, gutangira kumwenyura. Bavanga mu Islam niyo wajya mu kirahure nimba utazi kumwenyura ugatangira ukabyiga ugasa nkaho uhuye n'umuntu ukamwenyura bizagera aho bizavana mu Islam. Siko bimeze. Naam, fathimatu irtibat wathiq bayna al-ibtisama, ni byinshi twavuga mu bijyanye no kumwenyurira umuntu. Warahatul bal, ndetse no gutuza. Umuntu urangwa no kumwenyura nta kibazo ahura nacyo bavana mu Islam. Qala Jarir ibn Abdullah, uyu musahaba radiyallahu anhu aratubwira ati ma ra'ani rasul sallallahu alayhi wasallam illa tabassam, aravuga ati nta gihe na kimwe nahuje n'amaso n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam usibye ko yahitaga imwenyura. Uyu ni umuco tugomba gukura ku ntumwa y'Imana. Wareba mugenzi wawe ukamumwenyurira, niba ashaka bakwita umwisukuro, niba ashaka bakwita umwisukuro ariko umwenyure wibonera amathawabu wavanye mu Islam. Waqala ba'dhum, na bamwe baravuga ati inna min husni al-khuluq an yahduthu ar-rajul sahibuhu wa huwa mubtasim. Bamwe mu bahanga baravuga ati mu byiza twigeze tubona bishobora gutuma abantu babaho neza ni ukuba waganira na mugenzi wawe uri kumumwenyurira umwishimiye. Fakun min muhawalan la istijlab al-ibtisam, gerageza ube muri babandi bikorera iki, bikorera bimwenyurira barimo baraganira nta bibazo byabo, nta mujinya, urabaho neza bavana mu Islam. Hanyuma walau bil fakaha al mubaha, no mu gihe mu bintu bisanzwe uganira na mugenzi wawe umwenyura. Wal mazhu al yasir, unanatebyamo. Idini ntabwo ritubuza gutebya. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaratebyaga ariko ntirengere. Hari umuntu utebya akanabeshya akazanamo n'ibikabyo byinshi bitigeze bibaho, ariko gutebya gato ugahora na mugenzi wawe assalamu alaykum wa barakatuh,
noneho masha Allah ukuntu umeze abantu umeze nk'umumiliyoneri akishima agatahana iryo jambo bavandimwe Islam. Ari naho twarebe tugabanya amagambo mabi duri gutuma abantu biheba, ukamukubita ikijambo kibi kigahura n'ibibazo afite, ugasanga mu gitondo mwahuye umugabo yiyahuye, ese ko twahuye ati nta kibazo afite, kumbe wamwongereyemo inshinge bavandimwe Islam. Uhora n'umuntu muravuga ati warashizemo kabisa wagira ngo uvuye muri kane, ugahora yigifitiye igipara ibana baragufunze. Turangwa n'amagambo mabi bavandimwe Islam. Cishamo umwenyura umubwira ati urasa n'umumiliyoneri, nimba yarananutse umubwira ati ariko usigaye ukora n'agasiporo ba, icyo gihe biramuha imbaraga zo gukomeza kubaho. Nusanga byubushye avuga ati abana ngabanyiriza abana ndabona ubukungu bukwishe, ibyo byose biremewe mu Islam. Ni isoda kubutanze ubutumye mugenzi wawe amera neza bavandimwe Islam, ubumufashije mu buryo utakumva. Hanyuma wa min tarif ma yuqal, no mu migani bajya bavuga bamwe mu bagaragaza mu guseka neza cyangwa se mu kumwenyura, ibtasim fa asnanuka laysat awra, ujye wisekera amenyo yawe ntago ari iki, ntago ari ubwambure, ntago uba wambaye ubusa mu Islam. Dusozereje ahangaha kuri iki kintu cyiza cyo kumwenyura. Ubwa mbere twanabanje n'ikijyanye na siwa, urabona ko amasomo ari kugenda asa nkaho shyiramo umuswari kumwenyurira umuvandimwe wavandimwe Islam. Ibi nibyo bizatugaragariza cyangwa se bizatwunga, bigatuma imitima yacu iruhuka, abantu barakomerewe, abantu bafite ibibazo bavandimwe Islam. Hari umwe mu bavandimwe b'inshuti yanyu n'umunyeshuri ga Saudiya, yajyaga agira yari afite akazi yakoraga mu mujyi, ariko baricaraga bakavuga ati tugiye kureba abantu bagiye guca hano, uwishimye abari mu modoka bishimye. Wallahi bageraga ku 8 babona abantu bose barakaye kandi bafite amamodoka baje kurangwa. Ukabona umuntu afite ibibazo, wari wasoma umukiri ibibazo, ukavuga ati uyu muntu yashwanye n'umugore we cyangwa se kontineri ye yaho, ukabimubonamo. Abantu bafite ibibazo, kumwegera ukamutorera isalamu ukamumwenyurira, bavandimwe Islam, ntabwo uzi ikintu ubukuyeho, ubukoze ibintu byinshi cyane. Ku munsi w'imperuka hari abantu ku munsi w'imperuka bazabona igitabo bakumirwa, bakavuga ati subhanallah, nuko kumwenyura iyo basi ngenda noneho nanitse amenyo bikagira inzira, bitewe n'ibyiza bari kubona bavandimwe Islam. Kubw'ibyo rero ndabagira inama nihereyeho yuko twarushaho kumwenyura, n'utabishoboye akajya yireba mu kirahuri akabyiga, agahora n'umuntu akamwenyura, yagera ku babyeyi bikaba akarusho, yagera kuri se ku bavandimwe bikaba akarusho, yagera ku bayisilamu hano ukabaganiriza abavandimwe Islam. N'ujya ugira n'ibibazo ujye usohoka ujye mu bantu, ntabwo ari byiza kwigunga, ujye mu bantu basuhuze ba, ujye mu marangi ndabiza harimo abantu benshi batorera isalamu makuru mumeze gute, tujye ku musigiti ba, icyo gihe uzaruhuka abavandimwe Islam. Wabillahi tawfik. Reka dusige umwanya w'ibibazo inshallah nk'uko bisanzwe, hanyuma tuze gufayidika byinshi cyane, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kumwenyura neza, ndetse no ku munsi w'imperuka tukazahona n'umwe Imana tumwenyura, turimo turaganira ku byo twize, turimo turamubwira tuti ya Rasulullah watwigishije ibintu byiza, none nibyo biduhuje na kubera ko n'umwe Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuga ati ngiyewe n'umuntu wazuye sunna yanjye tuzaba turi kumwe bavandimwe Islam.